Yesu nashimwe. Dushima Imana ko yongeye kuduha ibihe byiza, tukaba twongeye tugiye gufatanya amagambo y'Imana, amagambo y'ibyanditswe kuri uyu munsi wa gatanu cyangwa se kuri inyigisho ya gatanu tugiye gukomerezaho tuganira iby'Imana yandikishije mu gitabo cyayo mu byanditswe byera. Yesu nashimwe cyane. Ndagushimiye wowe ukomeza kumva amagambo y'Imana, hanyuma ugakomeza no gusenga kugira ngo Uwiteka akomeze kuguha imbaraga muri uru rugendo. Rero ni byiza ko tuguma mu byiringirwa, tuguma mu masengesho kubera ko ari nta handi hari amahoro. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo Yesu niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nishaka sinyabone ariko nkugezeho ndanyurwa. Rero muri Yesu harimo byose. Uyu munsi dufite inyigisho nziza cyane yongera guhumuriza imitima yacu. Ku munsi uciyeho twari dufite inyigisho nayo nziza tubwira ngo Uwiteka azaturwanirira twicecekere, cyangwa se Uwiteka ari mu ruhande rwacu, intambara zose tuziharire Uwiteka azirwane. Rero uyu munsi dufite andi magambo meza tugiye kuganiraho y'Imana tubwira ngo ni ukuri uko Uwiteka yabitekereje niko bizasohora, kandi uko yabigambiriye niko bizaba. Mwene data njya nkubwiye ngo humura ntutinye, uko Uwiteka yabigambiriye uko yabitekereje niko bizaba kandi niko bizasohora. Ntukurwe umutima n'umwami wa Shuri, ntukurwe umutima n'ibiguhize, ntukurwe umutima n'ibikwasamira. Yaravuze ngo urugamba turumurekera rurwana, ariko uyu munsi turi kuvuga ngo nk'uko yabitekereje niko bizasohora, kandi nk'uko yabigambiriye niko bizaba. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana nziza. Tugushimiye ko wabaye natwe kuva ku nyigisho ya mbere kugera uyu munsi kuri inyigisho ya gatanu, ndetse n'inyigisho ziri imbere ukaba uzakomeza kubana natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hanyuma rero ushimiye ku bwa mwene data uyu munsi uri kumva inyigisho turi kumwe, ni umuhe umugisha kandi reka umuhe gukomeza gusobanukirwa rwose ibyanditswe byera. Reka muri inyigisho uduhe kumva neza, data mwiza, gusobanukirwa neza isezerano waduhaye, utubwira ko uko wabitekereje ariko bizasohora, kandi uko wabigambiriye ariko bizaba. Bityo bitume tugira kwizera kandi twumve dukomeye cyane mu mitima yacu. Ganza utegeke muri twebwe ibyo ushaka ko tumenyeraho muri inyigisho, aba ari byo tumenya, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma ndabashimiye cyane. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndabashimiye ko mukomeza gukunda amagambo y'Imana, mukatwereka ko hari icyo umwami ari gukora muri mwebwe. Natwe ni ishimwe rikomeye kandi tuzanezezwa cyane n'igihe Yesu azabahamagara be tukababonamo mwese. Uwiteka akomeze adushigikire. Rero uyu munsi inyigisho yacu, Uwiteka yarahiye ijambo rye, kandi iyo Uwiteka arahiye ijambo rye rirasohora. Turaza kwifashisha icyanditswe nyamukuru dusanga muri Yesaya 14:24. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 24 haravuga ngo Uwiteka nyir'ingabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Cyangwa se tukavuga ngo Uwiteka nyir'ingabo yararahiye ati, nk'uko nabitekereje niko bizamera, kandi nk'uko nabitegetse niko bizahagarara. Yesu nashimwe. Aya ni amagambo y'ihumure twongera kumva ko imitima yacu yongeye guhumurizwa. Hari amasezerano dufite, hari ibyo uri kunyuramo uyu munsi, hari intambara yo kurwana, ukibaza ese Imana iri he? Ugatangira kuririmba indirimbo z'amaganya, ese ko mbona imiruho inyugarije byakomeye cyane, ese Yesu ari hehe? Ugatangira kwibaza ngo iba iri he? Ariko ntabwo iba yagusize, kubera ko uko yabitekereje niko bizasohora, kandi uko yabigambiriye niko bizaba. Yesu nashimwe. Nyambwira abantu nkavuga ngo Imana twarayibonye ariko ku manywa tuyibona ari nijoro mu gicuku. Twayibonye turimo tugenda turi bazima, tubona twarwaye. Twayibonye twumva twihebye muri twebwe, tuyibona twishimye. Twayibonye mu buryo butandukanye, yatweretse mu buryo butandukanye, kandi izakomeza itwereke. Nyambwira abantu ngo Imana yacu igira amazina menshi bitewe na situwasiyo. Yigeze ubwira Hagari ati, se uri kujya he? Ngaho ugeze hagarara usubire inyuma, ngo usubire kwa sobuja aho uvuye.
Hagari arumirwa aravuga ngo Mana, ngo burya kuko n'ahangaha wandebaga, ati burya uri Imana ireba. Imana yacu irakomeye, ni Imana ijya ituma biboneka. Ndabyibuka neza, Aburahamu ubwo yari agiye gutamba umuhungu we Isaka, Imana yamweretse igitambo, aravuga ngo Mana, uri Imana ituma biboneka, Jehova Jire, Imana ituma biboneka. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iyo Mana ituma biboneka, iyo Mana ireba, iyo Mana irahari, kandi ngo uko yabitekereje niko bizasohora, kandi uko yabigambiriye niko bizaba. Ntukurwe umutima n'ibihe, ndetse kandi ntiwihebeshwe n'ibyo uri gucamo uyu munsi. Hari ibigeragezo uri gucamo, hari imibereho itari myiza ubayemo, hari agahinda urimo unyuramo wigaraguramo, ariko ngo ajya avuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ngo nta n'umwe wakurebanye igitsure, nta n'umwe wakurebanye ibambe, nta n'umwe wakurebanye urukundo, ariko ngo akugeza avuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho, ititaye kuri bya bindi byose, ititaye kuri kavukire zacu, ititaye kuri gakondo. Yahamagaye Aburahamu ititaye kuri gakondo z'ibigirwamana n'ibindi. Rero ititaye ijya iduhamagara, ikadukoresha icyo yaduhamagariye. Hari ijambo nkunda kuvuga riri mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 10, bitubwira ngo kuko turi abo yaremye, iturema imirimo myiza iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Rero nkabwira abantu ngo buri munsi ujye ugerageza kugendera mu cyo Umwami yakuremeye, icyo Data yakuremeye, icyo Data yagushiriyeho kugira ngo ukigenderemo, ujye ugerageza kukigenderamo buri munsi. Ngo ujye ureba ese majorite y'igihe cyawe umara ku munsi ukimara uri mu mwuka cyangwa uri mu mubiri. Umunsi twigeze dusenga dufite intego ivuga ngo ese dukwiye gusenga mu gihe cy'ibibazo gusa? Baza abantu ndetse ubundi iyo tuvuze Bibiliya tuvuga ngo nuko musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ati ibyo bisobanuye gute gusengesha umwuka iteka? Bivuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Tugomba gusengera umwuka no mu kuri, kuko twakurikirana ari umwuka. Nkakunda akantu ngo mu buryo bwose bwo gusenga, waba uri mu modoka, waba uri mu gikoni, waba uri muri salo, waba uri mu kazi, waba uri muri siporo, waba uri mu muhanda ugenda, waba uryamye, ubyutse, wicaye, ugize gute, mu buryo bwose bwo gusenga Imana izitwumva. Rero nkavuga ngo uko byagenda kose, ibigeragezo ahura nabyo ibyo ari byo byose, nturambirwe, ntuve mu masezerano, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Ayo nayo ari mu magambo tuziga mu minsi iri imbere, mu gihe kiri imbere tuzarambura tukareba amasezerano. Tuzafatanya kureba amasezerano ari muri Bible Imana yagiye yandikisha, tugire kuyasobanukirwa, hanyuma tugire kongera kumva imitima yacu inezerewe Imana. Yesu nashimwe. Kubera ko muri Bibiliya hariho amasezerano menshi cyane. Iyo dukomeje gusoma muri Yesaya, hari aho tubwira ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, ngo ururimi rwose ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda, ndetse ngo abazagukoraniraho bose bazagore be bazize. Ayo ni amasezerano dufite ari muri Bibiliya, ariko si yagendamo gute? Yesu natubwirire neza. Ariko nkabwira abantu ngo ujye usenga, nusenga byose birakemuka. Isengesho rijya ritigisa bya bindi, urasenga bakakubura kubera ko uri mu masengesho. Ngo wiringire Imana, guma mu masengesho, ntabwo izakwirengagiza, never. Komeza kumva unogewe n'iby'Imana. Ikinyankunda abantu bajya bavuga ngo uko ugiye mu by'Imana n'Imana ijya mu byawe, uko ubyivangamo cyane mu by'Imana n'Imana yivanga mu byawe. Ariko uko yiha akantu gato nayo iguha duto cyane, kubw'ubuntu ikatugasanira byuzuye. Ura Imana ikintu cyose uyihaye iragitubura. Ufata ku kazi ukora, ufate iyo bizinesi ukora, ufate ayo masomo ukora, ubwenge ngo Mana ngibi ndabikuzaniye, gira icyo ubikoraho, tanga umugisha. Yabesi yasenga, Mana icyamuka umugisha rwose ukagura imbago yanjye. Mu cyongereza akavuga ngo you may God bless me indeed. Mukaba umugisha bigaragarira buri wese, then ukagura imbago yanjye, ngo ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ngo ni Uwiteka mu icyo yasabye. Niyo abantu ngo inkuru z'Uwiteka, inkuru z'Imana zigira uko zitangira zikagira n'uko zirangira. Ntabwo iyo yabyanditse neza ngo nubwo itangira ryanjye ryaba rito, atariko amaherezo nzunguka cyane. Ngo irabizi ko iri kungerageza, ngo kandi nimara kungerageza nzavaho meze nk'izahabu. Mwene data uri kugeragezwa muri iyi minsi,
hari ibyo uri gucamo ukabona birakurenze, ukabona biragucanze. Hari mu kazi ubona mukorana bakuha akazi barakubereye ikigusha, hari mu buzima busanzwe abaturanyi, mu masomo n'ahandi, uri kugeragezwa, uri guhura n'ibigeragezo bikomeye, ariko wicika intege, ntucogore gusenga, niko umuririmbyi yavuze ngo kugeza ubwo Yesu azaza. Rero ijambo ry'Imana ubundi bisobanuye gute? Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11 atubwira ko aratubwira ngo niko ijambo ryanjye rizaba irihawe mu kanwa kanjye, ntirizagaruka ubusa keretse risohoje ibyo naryohereje gukora. Hari amasezerano menshi nkunda Imana yagiye iduhera mu magambo yandikishije. Nyabwira abantu ngo mujye mukunda gusoma Bibiliya, hari igihe uzaba urwaye usanga umuti wakuvura uri mu ijambo ry'Imana. Hari igihe uzaba wihebye usanga umuti wakuvura ubwo bwihebe uri mu ijambo ry'Imana. Abantu twagerageza gukora healing ariko ntabwo twageza aho ijambo ry'Imana, kuko dusomye muri ubu butumwa bwiza muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11 haratubwira ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Ngo ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Kandi iyo dusoma Zaburi ya 33 umurongo wa 11 atubwira ngo ibyo Uwiteka ategura bihoraho iteka ryose, imigambi y'umutima we igakomera uko ibihe bigenda bisimburana. Yaririmbye neza korali Agape, aravuga ngo niyo mpamvu imyaka igenda igashira ntandekure, niyo mpamvu ibihe bigenda bisimburana akankomeza, ngo ni uko wampamagaye ndabizi neza akazangezayo. Mwene data, uwaduhamagaye azatugezayo, ntabwo azaduta mu nzira. Gira kwizera usenga Imana. Ndabwira abantu nkabigisha gusenga, nkabwira ngo tujye dusengera Imana mu magambo yandikishije, tuyisengere mu masezerano yaduhaye, nk'uko Yesaya igice cya 55 umurongo wa 51 bivuga, wa 11 bivuga ngo niko ijambo ryanjye rizaba rivuye mu kanwa kanjye, ntirizagaruka ubusa keretse risohoje ibyo naryohereje gukora. Ugasengera muri iryo jambo aho ngo Mana, ndabizi neza ko ijambo ryawe ritajya risohokera ubusa. Nkajya mbwira abantu ngo mujye musenga mwibutsa Imana amasezerano. Hari igihe utazumva ubuhanuzi buza kukubwira, ariko ubuhanuzi bweruye ubw'ukuri ni ijambo ry'Imana. Harimo amasezerano menshi twahawe, ariko se usengera gute mu isezerano wahawe? Iyo dusomye Luka igice cya 1 umurongo wa 37 ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ni kangahe ujya usengera muri iryo jambo iyo byanze? Iyo byagucanze wihebye kuko utavuga ngo Mana, ndabizi ko ari nta jambo uvuga ngo rihere, n'ahangaha hari icyo wavuga, hari icyo wavuze kuri ibi. Tukiga gusenga dusengera mu magambo Imana yandikishije. Iyo dusomye kandi mu kubara igice cya 23 umurongo wa 19 ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, cyangwa ngo yihane ibyo yavuze, cyangwa ngo yicuze ibyo yavuze. Ese yavuga ntibikore, cyangwa yavuga ntibisohoze? Imana ntabwo ari umuntu. Mwene data, ndakubwira ngo humura, subiza umutima mu gitereko, ngo ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Haleluya. Njya nsaba Imana ngo icyampa namwe mukabyumva nk'uko mba mbyumva, ukumva ko nta mpamvu yo kwiganyira. Muri ibyo yabivuze neza ngo ntimukiganyire mwibaza iby'ejo, kuko iby'ejo bibara b'ejo. Shima Imana kubw'uyu munsi, utegure umunsi w'ejo uvuga ngo Mana, nubishima ejo bizagende gutya. Uvuga ngo ndabizi kuko wabitekereje ariko bizasohora. Bene data, mubwire gusengera mu ijambo ry'Imana, mubwire gusengera amasezerano dufite mu ijambo ry'Imana, bityo Imana izatugororera. Haleluya. Imana izatugororera, kandi hari ibyiza byinshi biri imbere. Umunsi umwe Yesaya yama yigisha mu rusengero, akazabwira abantu mwihane ubusambanyi, muzapfa, abajura muzagira gute. Abantu basha ubwoba, ngo marayika ngo azamanuka aravuga ngo Mana urera. Arangije ngo Yohana nawe Yesaya asha ubwoba nk'abandi. Arangije ngo marayika mukoze ikara ryaka ku munwa, aravuga ngo ninde natuma.
Yesaya ati ntuma ndahari. Ese wowe uyu munsi witeguye gutumwa n'Imana? Witeguye gutumwa n'Imana kugira ngo ugende usohoze icyo yaguhamagariye, kuko uko wabitekereje niko bizaba. Hari icyo Imana yagushyiriyeho, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera twe tutabizi. Rero Imana yacu ni Imana itekereza, ikavuga, ikanakora. Iratekereza. Imana yacu iratekereza, ikavuga, ikanakora. Uzasome Zaburi uzanezerwa cyane ubonye ukuntu Dawidi yarishimiye Imana, Dawidi akavuga ibigwi by'Imana. Uzasome Zaburi 112 akubwira uburyo ki umukiranutsi akomeye, uburyo azabona umugisha mu isi, icyo azashaka cyose kizamubera kiza. Imana ni Imana itekereza, ikavuga, ikanakora. Hari byinshi bikugoye muri iyi minsi, hari ibyo uri gucamo, ntabwo mbizi, ariko hari ibikugoye. Hari amadeni uri kurwanaho kugira ngo uyishyure, hari ishuri usabwa kugira ngo wishyure minerivare, kandi hari renti, hari ugomba kwishyura ba nyir'inzu. Ufite ibintu byinshi bikugoye, ariko reka nkwibutse mwene data, ni Imana itekereza, ni Imana ivuga, kandi Imana ikora. Uko nyine uko yabivuze izabisohoza. Yabwira abantu ngo nta mpamvu yo kwiheba. Kwiheba ntabwo bizana igisubizo. Kwiyanga ukumva uriyanze ntabwo ari wagennye kubaho kubayeho, ntabwo ari wikurura ibiri kuza. Ngo Mana ndabizi Yabesi wamuhaye umugisha, nanjye icyamuka umugisha rwose ukagura imbago yanjye. Ubisengane kwizera, usengere mu ijambo, usengere mu butumwa bwiza. Burya utazabeshera Imana ngo jyewe Imana ntabwo imvugaho, ntabwo impanurira, ntabwo amasezerano akomeye yaduhaye ari mu ijambo ryayo. Ari mu ijambo ryayo. Numva urusha umutima uzasenge mu ijambo nyamukuru dufite uyu munsi. Yesaya 14:24 ngo Mana warandikishije avuga ngo ni ukuri uko wabitekereje niko bizasohora, kandi uko wabigambiriye niko bizaba. Bityo ndakwinginze kugira ngo niba ingabo bikemuriye kubibahisha. Ndetse wongere usenge nk'ijambo twize umunsi uherutse. Avuga ngo Uwiteka abarwanye namwe mwicecekere, kubera ko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Mutazongera kubabona ukundi. Ndumva nifuza ko by'umwihariko twongera tugasomera ijambo turi kugenderaho uyu munsi. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 24 kugera kwa 27. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nzavunagura Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa bakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Uwo ni wo mugambi wagiriwe isi yose, kandi uko ni ukuboko kwaramburiwe amahanga yose. Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Yesu nashimwe. Ni isezerano rikomeye, ni isezerano ryiza, isezerano ryuzuye urukundo rwinshi cyane Uwiteka dukunda, ndetse ryuzuye amagambo y'ihumure. Ntimwitinya, mwiterwa ubwoba na biriya byose. Ndetse ngo Uwiteka ari we wabyivugiye ntibizasohora. Ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bw'ukuri bweruye, n'impuguro z'ukuri kandi zifite imbaraga zikomeye cyane. Rero uko yabigambiriye niko bizaba, kandi uko yabitekereje niko bizasohora. Nta mpamvu yo kugira ngo wiyange, nta mpamvu yo kugira ngo wumve ko hari ikindi kintu Uwiteka akoze. Ntacyo. Mu mibabaro yawe ntabwo abyishimira, ntabwo ariho yungukira. Yesaya yuzuye umwuka abyandika neza ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu arayikorera. Natwe twakoze ikosa ngo dutekerezwa ko yakubiswe n'Imana Data. Yesu natubabare ni ukuri. Twatekereje ko yakubiswe n'Imana Data, ariko yari yo kuducungura. Amaraso ya Yesu agira umumaro, atuma njye nawe tumenyana. Atuma tumenyana tumwe muri Kristo Yesu. Ngo n'abari ishanga ritazwi ngo tuzatugira ubwoko bumwe.
Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana ifite umugambi. Iyo dusomye muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umurongo wa 29, igice cya 11, avuga ngo kuko nzi ibyo nibwira kubagirira, ni bibi ntabwo ari, ni byiza ntabwo ari bibi, cyangwa se ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro ntabwo ari ibyago, ngo mbagabire ibyiringiro n'ahazaza, ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibizaza. Ibyo yibwira kutugira ni byiza si bibi. Twasoma mu Itangiriro 18:14 ngo mbese hari ikintu cyananira Uwiteka? Mu gihe giteganyijwe nzagaruka aho uri, kandi Sara azaba abyaye umwana w'umuhungu. Aha yatangaga isezerano, yatangaga isezerano. Hari isezerano Uwiteka yaguhaye. Tegereza, 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 ntabwo igihe kiragera, ntabwo uragera urambirwa, ntabwo uragera wumva wishobewe ngo abandi. Nzabwira abantu nkabigisha nkabwira ngo ntuzakunde ijambo abandi. Ijambo abandi ni ribi. Delila yigeze abwira Samusoni ngo ese ngo nagukora iki kugira ngo mere nk'abandi? Kuba nk'abandi bimukoraho. Abandi se kubona bagize gutya, Mana abandi rero bagira gutya, ku Mana abandi ntabwo babaho. Hari wowe kuko niwe Imana ifite uwo mugambi ukomeye. Abandi byihorere, byihorere, nta kintu cyananira Uwiteka. Niko Itangiriro ritubwiye, igice cya 18 umurongo wa 14, ngo mbese hari ikintu cyananira Uwiteka? Mu gihe cyateganyijwe cyangwa se mu gihe giteganyijwe nzagaruka aho uri, kandi Sara azaba abyaye umwana w'umuhungu. Aho Imana yatangaga isezerano y'uburyo ki Sara azabyara umwana w'umuhungu. Iyo dusomye mu gitabo cy'ubuhanuzi Habakuki, igice cya 2 umurongo wa 3, ngo kuko igitekerezo gifite igihe cyacyo, iyo gitinze kiza ntikizatinda. Gihangayikiye kuko kizaza nta kabuza. Iby'Imana yategetse birasohora. Kandi iyo dusomye muri Samweli wa mbere, igice cya 15 umurongo wa 29, avuga ngo kandi Uwiteka Nyiringabo ntiyicuza, kuko atari umuntu ngo yicuze ibyo yavuze. Ni Imana itekereza, ni Imana ivuga ukuri, yarangiza ikanabikora. Ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Yesu nashimwe cyane. Humura, humura, humura mwene data. Ongera uyumvemo imbaraga, ugire kwizera, uvuge ngo Mana nzi neza kuko wabitekereje ariko bizasohora. Ntabwo mfite gutinya, ntabwo mfite kugira ubwoba, kuko nzi neza ko mbereye maso. Uwiteka mu ruhande rwacu, umubisha yavahe. Ba mu byizerwa, guma mu masengesho, hanyuma utegere icyo Uwiteka azakora. Utegere icyo Uwiteka azakora. Kandi ni Imana isohoreza amasezerano yayo kuyubahisha. Ni Imana isohoza amasezerano yayo. Iyo dusomye Petero wa 2, igice cya 3 8 kugera ku 9, tuvuga ngo ariko kimwe ntimukagihugweho, yuko ku mwami umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Uwiteka ntatinda ku byasezeranyijwe, Yesu Uwiteka ntatinze isezerano, ahubwo arihangana kugira ngo abantu bose bihane. Muhasome neza mwitonze. Petero wa 2, Yesu urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero, igice cya 3 umurongo wa 8 kugera kwa 9. Tuvuga ko Uwiteka adatinze isezerano. Kandi nusoma Itangiriro, igice cya 41 umurongo wa 32, kubwira Yozefu inzozi z'inzovu ebyiri za Farawo, ngo kuko inzozi zabonekeye Farawo 2, bisobanuye ko Imana yabihamije kandi izabikora vuba. Imana isezeranya yarangiza igasohoza. Aho umuntu abonye nta nzira, Imana iba izifite nyinshi. Humura, hari inzira, hari inzira, hari inzira, irahari. Iyo dusomye mu Baheburayo, igice cya 6 umurongo wa 17 na 18, tuvuga ngo Imana yashatse kwereka neza abaragwa ibyasezeranijwe gukomera kw'ibyo yavuze, yongera kubihamya n'ukundi kurahira, kugira ngo tubone ibyiringiro bitanyeganyezwa. Hanyuma twarangiza tukigarukira muri Luka 1:37, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Rero mu mitima yacu dufite kwishima tukanezerwa, dufite kwishimira ko Imana ikomeza umugambi wayo. Dawidi ndamukunda cyane, n'icyitegererezo cyiza. Zaburi irimo amagambo meza. Muri Zaburi 115 umurongo wa 1, avuga ngo ntitwiheshe icyubahiro twe,
ahubwo icyubahiro Imana aba ariyo yihesha icyubahiro. Ngo ntitwiheshe icyubahiro twe, ahubwo wiheshe icyubahiro wowe kubw'urukundo rwawe n'ubudahemuka bwawe. Twasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 46 umurongo wa 11, hatuvuga ngo njye ndavuga itangira n'imperuka, mvuga ibitarabaho kera kose, nkavuga nti umugambi wanjye uzahagarara kandi nzakora ibyo nshaka byose. Iryo ni isezerano Uwiteka yaduhaye. Hanyuma Abaroma igice cya 4 umurongo wa 20 kugera kuri 21, ngo ntashidikanye ku isezerano ry'Imana kubera kutizera, ahubwo akomezwa no kwizera aha Imana icyubahiro, yizeye yuko izasohoza ibyo yasezeranye. Mwene data, ndagira nkubwire ngo uko Imana yabitegetse, uko Uwiteka yabitegetse niko bizasohora, kandi uko yabigambiriye niko bizaba, niko bizaba, niko bizaba, niko bizaba. Ibyo byose twasomye bitwereka, bigaragaza ukuri n'ubudahemuka bw'Imana. Byose bikomeza kwizera kwacu mu gihe tugitegereje ibyo Imana yavuze. Yesu nashimwe. Kandi bikatwereka ko Imana yasohoje ibyo yatekereje, kandi ntabwo ijya ihindura imigambi yayo. Ni Imana itisubiraho, ahubwo ni Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Yahinduye amateka ya Besi, yaritwaga Mubabaro yitwaga Gahinda imwita Mugisha. Yahinduye amateka kwa Yozefu ari mu nzu y'imbohe, azaba mu butware muri Egiputa. Yahinduye amateka. Dufite ibyiringiro, dufite ibihamya, ndetse twizeye tudashidikanya ko muri ca gitaramo c'abera natwe tuzabonekamo. Yesu nashimwe. Ubwo bazahamagara amazina yacu natwe tukitaba. Nyankunda kuririmbira abantu iriya ndirimbo 74 igitero cya nyuma, ivuga ngo numara kumwemeraho umukiza Yesu, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana bereke Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko ndakwinginze kugira ngo ugire icyifuzo, ugire icyifuzo, ugire icyifuzo, ugire icyifuzo. Wongere wisuzume mu mutima wawe, n'iki Imana yavugiye kuri wowe ujya wibagirwa? Ni iki cyaguteye gushidikanya ku byasezeranyijwe? Ese wemera ko ibyo Imana yavuze kuri bizasohora? Kubera iki? Witekerezeho, hanyuma dusengane Imana kugira ngo Uwiteka aduhe gukomerezwa mu buntu bwayo, ndetse no mu isezerano yasezeranyije. Aho tubwiye ngo ni ukuri, uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Ntutinye, ntukurwe umutima, ahubwo iyo turi kumwe irusha ingabo. Ibyo byose biri kukurwanya, Imana ibirusha ingabo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu Uwiteka Nyiringabo, turagushimira kuko ibyo watekereje nibyo bizasohora, nibyo bizahagarara, nibyo bizaba. Tuvane mu gushidikanya, utwongerere kwizera, nk'uko wabivuze muri Yesaya 14:24. Uwiteka ararahiye ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Ijambo ryawe rirasohora ku buzima bwacu, kandi ufite icyizere ko rizasohora ku gihugu cyacu, ku muryango wacu. Data mwiza, ijambo ryawe ni ukuri kandi rirasohora. Nk'uko uri umunyakuri, nk'uko uri umwuka, ntabwo ibyo uvuga aba ari ukuri, birasohora. Buri mwene data ukurikiye inyigisho, ndakwinze kugira ngo umugirire neza, umuhe ubuntu bwawe, umuhe kugira umwuka wo gutegereza. Agutegereje igihe kinini, ariko Uwiteka ntabwo arakubona, ariko ntabwo ujya wibeshya. Ndamwingingiye kugira ngo umusohoreze isezerano, kuko Imana isohoza amasezerano. Igihe cyose uzitwa Imana, uzaba witwa Imana. Ndakwinginze kugira ngo umusohoreze isezerano, urakura Imana ijye idusohoreza amasezerano, kuko tuzinze ko kuba bigambiriye ariko bizasohora. Mugirire neza. Nawe ndataba abandi bafite ibyifuzo bitandukanye, nubahe amahoro mu mutima, nubahe kurokoka ibyo byose byenda kubaho. Ijambo ryawe ryaravuze ngo nuko musenge iminsi yose muri maso, kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose byenda kubaho. Reka rero mbasabe kugira ngo barokore ibyo byose byenda kubaho ku buzima bwabo, ahubwo bagirire neza, ubahe umugisha, kubera ko Imana itanga umugisha, kandi ukomeze kuba gukomera mu isezerano wasezeranyije. Ibyo byose tubisabye kuko Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro,
mwami Yesu Kristo, kuko ari niwe waduhuje n'Imana. Amaraso yawe niyo yatugize abo turi bo, niyo yaduhuje atugira umwe. Iyo ataza kuba wowe ntabwo byari kudushobokera. Ganza umutima wacu kandi utegeke, uhawe ikaze umwanya munini cyane mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen, amen. Uwiteka naguhe umugisha kandi akomeze kukwigaragariza muri byose.